twabonaga gusa abantu bagenda baremba hejuru y'amazi. Urebye wenda mu gace ka za Shyorongi cyangwa se ahandi hantu hateganye za Runda ziteganye n'iwacu wabonaga ariko kazi bakora. Nitwa Ndagijimana Jean, nari ndi mu rugo ngiye kumva numva induru ziravuze ku misozi. Nibwo navuye mu rugo nirukanka ngiye sanga abantu bafashe uwitwaga Kamuzinzi. Ubwo babanje kumukubita, maze kumukubita bavuga ngo tumujyane kuri Nyabarongo ngo abamuzanye baduha n'abandi baduherekeza. Aregwa ibyaha byo kwica abatutsi no kubaroha mu ruzi rwa Nyabarongo. Aregwa ibindi byaha by'iyicarubozo bikaba bigoye kubisobanura kereka abyisobanuriye. Ikindi bandega ni indi nduru numvishe y'umuntu wamanukanywe yirukankanwa n'abasirikare n'abaturage bari batera ruguru ku mpinga, baramurasa ndahagera bakavuga ngo ni njyewe ngo wamuteye icumu, ariko nawe nkavuga ko icumu narizanye ndahagera ariko asanga umuntu bamurashe yaguye hagati y'isina, nkasanga abasirikare bakaraba ku mazi. Nawe bakandega ikindi cy'umugabo Desire n'umugore bapfuye, nari mvuye Nyamirambo, nawe sanga abantu bateye kwa mubyara wanjye Kanumbiri ariho bamukuye baravuga ngo tumujyane dukora inama dutanga n'amafaranga ngo umuntu tumugure. Njye natanze 50 niyo nari mfite. Umugore tumushyira ahantu mu cyobo n'abandi bose tubatundiramo. Ubwo nibwo ubitwa Gatara aramuhamagara mu izina ati Goreta yitaba ati haguruka tugenda ati tujye ati hariya ku muhanda. Ahagurutse nibwo uwitwa Nizeyimana amuteraga umuhoro yari afite mu nda w'agasongo. Umugore nibwo yikubise hasi barapfuye. Yari atwite inda nkuru yendaga kuvuka. Ariko ndirega Gacaca kankatira, nta kundi bigenda Gacaca akaba ari inkatira. Ikibi naragikoze kuko nagiye iyo bambwira ngo nimwice nayo nahageze nari kumwica, kuko yagiye mu gitero nawe burya uba uri umwicanyi. Ibyo narabivuze mbisabira imbabazi ariko imbabazi narazimwe. Njyewe nitwa Habimana Sirasi. Habaye ubwicanyi mu gihugu, noneho tukajya dufata abantu tukabashura tukabajyana mu ruzi. Uwo bita Shitani niwe wategekaga aho ngaho, niwe wicaga Gakiza, arafunze ari Kimironko. Niwe babashyiraga akaba ari ubakanira, yashaka ko bajya mu ruzi akabajyanayo, yashaka kubakiza akabakiza, niwe wari shefu. Abanyuru nabashije kuganira nabo nabakomoka mu cyahoze cyitwa Komine Butamu, baturuka mu mirenge ya Nyarubande, Burema na Mwendo. Usanga baziranye kandi baregwa ibyaha bimwe, baranashinjanya ibyo byaha ariko siko babyemera. Barari nuko batabyemera. Uriya wita Paul Kazamurande Nyagasozi ariwe bakuye abantu iwe, umuhungu ari uje kubavuga kandi ari ubatanze. Twakazi Ntuza Kalisa Sharire uri uhakana turiya tunavindimwe mukuru wanjye, ariko yagendanaga umuheto n'icumu, ariko arahakana ngo ntabwo abizi neza. Umuntu wagendanaga umuheto n'icumu yahigaga inyamaswa. Njye ubyemera ndafunze nkata imyaka 25 kandi ababishe baratashye bari mu rugo. Nyuma yo kuganira na Habimana Sirasi akambwira abo bafatanyije icyaha harimo na mukuru we, ariko bo ugasanga batabyemera, nifuje kumva icyo bo babitekerezaho. Bavuga yuko nishe abantu mbajyana mu ruzi, kandi icyo gihe nari umusaza ntaho nagiye, ntabwo ku ruzi siragiyeyo, simbizi kandi nta n'icyo nakoze muri ibyo byose. Nabo bagiye bapfa, bamwe bagiye babakura mu yindi misozi, ntabwo mbizi kereka uwo bakuye iwanjye. N'ibyo nzi kandi akaba ari byo numvise. Kalisa Sharire ashinjwa na murumuna we Habimana Sirasi kuroha abatutsi benshi mu ruzi rwa Nyabarongo. Akaba ari we wagendanaga umuheto n'imyambi, ariko nawe ntabyemera. Nta na kimwe nigeze mfatanya nawe. Bireze abantu bakuye kwa Munyagasozi bane, uriya mugabo Munyagasozi arahari, bamushinja ngo niwe ngo waje kubasanga ku irondo, ngo aravuga ngo nimaze bamukurira imyanda aho ngaho. Munyagasozi ibyo ntabyemera. Munyagasozi yaranshinjuye, urukiko rwanje kubyumva, cyakora ndacyaburana, ubundi ntegereje ubujurire. Nitwa Munyagasozi Amosi, nkaba mfungiwe ibintu byerekeye ibya jenoside nyine by'abantu bisha abandi. Mfite imyaka 69. Icyaha cya jenoside mfungiwe, hari abantu icyo gihe muri 1994 hari nijoro
hari ku mugoroba nagiye kubona mbona abantu b'abana umukobwa n'umuhungu babiri bavindimwe mbese bahamaze icyumweru. Ikindi cyumweru cya kabiri haza kuza abakecuru babiri, noneho baraza nabo ndabakira, babaye bane. Umuhungu wanjye arubatse, ni umugabo arubatse ariwe, aza kuza ahita ansuhuza, aza yirukanka ati wiriwe muzehe, nicaye ku irembo. Aza yiruka ahita ajya mu nzu, arongera arakubanuka. Agezeyo bari bafite komite yabo nyine, ni abasore bari bafite komite yabo nyine, barimo nakubwira ngo niyo bwicaye. Nta handi hantu mbona nababonye, twababonye mbese n'abaturage bandi ubwo babajyanye mu ruzi, ubwo nibo babajyanye rwose. Ko naje kwibaza rero ko ari umuhungu wanjye, kuko nta wundi wageraga mu nzu wanjye, ntibajije ko ari we rwose. Njyewe nitwa Munyentwari Andrea. Nta umuti no kugira ngo nanjye mbeho byabaye kujyayo. Ubwo twabajyanye turi abantu 6. Abo bana ba Mudahembye twajyanye, umwe yari afite imyaka 4, undi 5, bari 3, undi yari afite 8. Twageze kuri Nyabarongo ntabwo batinze, kuko twajyanye n'abasore b'imigirigiri. Noneho witwa Feremoni, uko bari bashoreranye b'abana batoya, uko bari bashoreranye bose arabahuguza abajugunya mu ruzi. Yagiye afata akaboko kumwe ajugunya, afata uko bari bakurikiranye, afata akaboko ajugunya mu ruzi, afata kandi ajugunya mu ruzi. Wabashije kuba yakakamba n'undi witwa Mugabo, witwaga Kwerere, yamuroshye mu ruzi. None ashatse gukakamba ngo agaruke azi musozi, yongera mukubita inkoni asubire. Uwitwaga Kwerere ari hano n'uwo ngo wanze kuza, ukamukubita inkoni, umwana ubwo intege ziba ziracitse, nawe akomeza uruzi ruramujyana, arapfa mbese muri make. Icyo cyaha kimara kuba byambaye mu mutima cyane, kuko nahemukiye muturanyi wanjye, twanabanye twakoranye, ngo ndigura ngo ntapfa. Ariko nyuma icyo cyaha kimaze kuba byarambabaje cyane, bituma rero mpitamo kucyatura ndakirega. Ababyeyi babo ntago bariho, bo barahunze, ntabuze aho baguye, kereka abo bana gusa. Twagejeje abo bana ku ruzi, na ruguru hamanukaga imirambo, byo byaragaragaraga. Nitwa Hakizimana Abuduratifu, navutse mu 1974. Icyaha ndegwa ni umuntu waroshywe mu ruzi, afatiwe ahantu kurya kuri bariyeri mu Ruriba. Numva ko agiye mu gace nsigayemo nyine bishobora kuba byabyara ibibazo, kuko burya 94 iyo waguvugirije umututsi induru wabaga umwishe, wishe n'abaturanyi batuye aho ngaho mu gihe baba batagutabara. Nibwo nahita nkurikira, komeza ndakurikira, nabafashe ingenze nka kilometero 3 n'igice, twenda kugera ku ruzi. Turagenda tugezeyo, nibwo havagaho umuhungu umwe witaga Ndahayo, n'uwo bita Hasani, n'undi Kimbumbu. Hariho umuhungu umwe nibagiwe, uretse ko abo twari turi kumwe bishaka bamuvuzeho. Ubwo bahita bamuboha, bahita bashyindurira mu ruzi, dukata turataha. Yajugunywemo ari muzima, yaraboshywe, baje kubohwa, bashyindurira mu ruzi. Njye nta nundega, ni njye wireze. Sinajyaga mu gitero ndi wa muntu ujya kuvuga ngo ndabarengera. Nagendaga nzi ko nyine ari urugamba ndiho, ari igihe cyo kwikiza umwanzi. Ni ukuvuga ngo ariko igihe cyaje gucaho ndicuza, numva ko umutima wanjye ufite ibibazo. Hanyuma y'ubu buzima, usibye ubwa hano ku isi, no hanyuma y'ubu buzima dufite, njye numva ko hari ikintu kimbangamiye ku mutima wanjye. Nitwa Nyayibona Gasasira, mfite imyaka 42. Ndaregwa icyaha cy'ubwicanyi, ndacyemera. Ndemera ko nagiye mu gitero cyajyanye Kamuzinzi
ku ruzi. Tugezeyo baramuhambiriye bamuroha mu ruzi nanjye mpari. Turangije twahise tuzamuka turataha. Ubwo witwa Nyabibona wundi Jean Damascene twitiranwa n'uwitwa Hasani n'uwitwa Ndahayo baramufata barakaraga bajugunya mu mazi bifite twizamukira. Jacques Odongo twajyanye afitanye isano n'umugore wanjye. Nyina ari nyirakuru w'umugore wanjye. Iyo uzengurutse u Rwanda ukaganira na buri munyarwanda, ukiga ku mateka y'u Rwanda by'umwihariko ku iyicwa ry'Abatutsi kuva mu 1959 kugeza mu 1994, usanga ari abarokotse n'abagize uruhare muri ubwo bwicanyi batanga ibisobanuro bitandukanye. Akaba ariyo mpamvu nifuje kumenya icyo izo mpande zombi zitekereza ku ijambo inzira y'ubusamo. Ubusamo nyine byari ukujugunya umuntu mu ruzi. Iyo ubusamo Leo Mugesera yavugaga yashaka ko bajugunya abantu muri Nyabarongo bakajya mu Kagera bakamuka muri Nile bakajya mu Misiri bavuga ko ari iwabo. Ikintu rero bari baremeje hano regime ya Misiri barababwira ngo inkotanyi zirarwana zishaka ngo nizimara kugera mu Rwanda zizafunga umugezi wa Nile le delta du Nile yo kongera kubona amazi. Byatumye abanyamisiri biyemplika barimo Boutros Ghali uriya wabaye secrétaire général wahaye n'uwa francophonie ari nawe wamaze abantu ari nawe wabuzaga Dallaire gutabara mu 1994. Bemeza ko inkotanyi imigambi yazo ari ukuhagera bagafunga amazi Nile ntiyongere kubona isoko, kandi uzi ko isoko ya Nile ari hariya muri Mwogo. Par le chemin le plus court byari bifite imvugo ebyiri, ni ukumucisha ubusamo mumwihutisha mumujyana mu mazi ngo nagende aho kugenda par le méandre de la route nanyure mu nzira yihuta ya Nile. Inzira y'ubusamo ni ugutwara umuntu ako kanya cyangwa se ikintu bakagitwara ako kanya. Niyo nzira y'ubusamo niko nyumva. Inzira y'ubusamo icyo nayiboneyemo ibintu bikomeye cyane, kuko iyo wacubiraga ukazamuka ugakubitana n'indi mirambo wazamura urutoki ukabona ruranyeganyega ubona utapfuye, ni ukuvuga ngo byari ibintu bikomeye cyane umuntu atabasha kwibaza keretse uwaba yarabibonye abihagazeho. Erega urumva ibyo iyi nzira y'ubusamo simbizi niba inzira y'ubusamo ibaho, niba ari ikintu ndakubwira ko ntabona ajyaga nari umusaza na n'ubu kandi sinareba ntaho mba ndi buye. Inzira y'ubusamo ni nk'iyo ngiyo twarimo n'ubundi ni ikinyarwanda cyiza cyane. Inzira y'ubusamo numva ko ishobora nko kunyibutsa icyo gihe dukoze urugendo dushoreye abo bantu tuvuga tuti tugiye kubaroha mu ruzi. Iyo niyo nzira y'ubusamo mu kinyarwanda. Ni inzira iganisha muri Nyabarongo, nyine wanyuraga muri Nyabarongo kugira ngo ugere hehe muri Ethiopia. Ethiopia bavugaga yuko ari wabo w'Abatutsi. Inzira y'ubusamo bashoraga abantu mu ruzi. Ni ukuvuga abo bafataga muri ako gace tuyemo nta handi babajyanaga mu ruzi. Nk'ubwo rero umuntu yayivuze hari ikintu wikanga mu mutima cyo kibamo, cyangwa se nk'uko uhagarara ku ruzi nk'uku nabyo byabanje kuntera impungenge cyane. Ubwo nazaga mbari imbere numvaga binteye impungenge, ntibyongeye kunyibutsa cya gihe twajyaga ku ruzi mu gikorwa nka kiriya. Iyo avuze inzira y'ubusamo
niyo ngiyo nanyuzemo yo kwemera icyaha nkakirega nkakicuza ngasaba imbabazi umuryango nyarwanda ngasaba imbabazi abarokotse by'umwihariko abo mu muryango wabashije kubura ababo ngewe ndebera gutya sinajyaga mu gitero ndi wa muntu ugiye kuvuga ngo ndabarengera nagendaga nzi ko nyine ari urugamba ndiho ari igihe cyo kwikiza umwanzi. Inzira y'ubusamo nyitekerezaho ko uwagendaga atazongera kugaruka. Aho umuntu bamwicaga nibo bajugunyaga nkayegera umugezi bo bajugunyagamo ngo umugezi no bajyane ngo muri Bisiniya ngo niho abatutsi bakomoye ngo bawutembane bajyane iwabo niba ari muri Bisiniya ahantu muri ngo amazi atemba agana amazi y'Akanyaru hagana si ubwo icyo gihe ndetse inzira y'ubusamo kwari ukujugunya umuntu muri Nyabarongo yagiraga vuba vuba. Icya kabiri nuko abatutsi barebare mwagombaga kubaca umutwe n'amaguru niyo ubusamo nayo par le raccourci que il fallait raccourcir ces hommes. Donc urumva ni ibintu bibiri kandi barabikoze byombi baracacura hanyuma baranohereza. Uko bigaragara usanga buri munyarwanda wese afite icyo asobanura ku birebana n'inzira y'ubusamo, ari uwarokotse jenoside, ari uwagize uruhare ku irohwa n'iyicwa ry'abatutsi mu Rwanda. Gusa icyo bahuriraho bose ni uko hari uwaroshye n'uwaroshywe. Kumenya amateka y'iyicwa n'irohwa ry'abatutsi mu Rwanda byabaye ngombwa kuzenguruka igihugu cyose. Impamvu nta yindi ni uko imva ntizivuga, imigezi n'ibiyaga n'inzuzi by'u Rwanda nabyo ntibivuga. Ku bibazo, ibyifuzo n'ibitekerezo nari mfite nyuma y'inkuru mpamo nabwiwe na mama, numvise igisigaye ari ugushakisha irengero ry'iyo mirambo. Isoko ya Nili ikomoka mu Rwanda. Imigezi Mbirurume, Mwogo, Nyabarongo izenguruka hafi igice kinini cy'u Rwanda, ari nako hisukamo utundi tugezi dutoya dusohoka mu misozi ihanamye y'u Rwanda. Nyabarongo ihura n'umugezi munini w'Akanyaru, bikisuka mu ruzi rw'Akagera. Akagera kakisuka mu kiyaga cya Victoria. Ku nkombe z'ikiyaga cya Victoria aho nageze ni mu gihugu cy'Ubugande. Ntirengagije ko Victoria igera mu bihugu bitandukanye. Nasanze abari bazi ko bazanyuza cyangwa se banyujije abatutsi muri Nyabarongo bakagera muri Ethiopia bwangu baribeshye, kuko imirambo myinshi yarobwe mu kiyaga cya Victoria aho ngaho mu Bugande. Ahitwa Kasensero niho hashyinguye umubare munini w'imirambo yarobwe mu kiyaga cya Victoria. Iyo uhageze utangarira ubunini bwaho. Hashyinguye mu mva zimeze nk'imigende cyangwa se ibibuga bya volleyball 13 hasi n'ibindi 4 hejuru y'umukingo. Abarobyi b'Abagande bakoraga uwo murimo buri munsi nta gihembo, bose bashyize hamwe. Ku bushobozi bwaho bararobaga, nyuma bagafashwa n'imiryango mpuzamahanga gushyingura no kubaha imodoka zitwara imirambo, kuko yari myinshi cyane kandi yaraboze. Icyo abarobyi bahurizaho nuko imirambo yose yazaga igaragaza ibimenyetso by'iyicwa rubozo. Igitandukanya ibyo bibuga cyangwa se imigende ishyinguyemo inzirakarengane z'Abanyarwanda ni uduti tuziritseho udutambaro tw'umutuku twashyizweho na Muzehe Katongore Verediano, umusaza w'imyaka 68. Mpamusanga muri Nyakanga 2007 niyo yambwiye afite. Yatangiye kwashyira utwo dutambaro dutandukanya imva mu kwezi kwa munani 1994. Umusaza Katongore Verediano atuye hejuru ku mukingo aho nyine abareba izo mva munsi ye. Nk'afatanyije n'abandi baturage baturiye aho ngaho, akubwira uburyo imirambo barohaga yazaga imeze. Bari bambaye, abandi bambaye ubusa, bigaragara ko amazi ariyo yari bakuyemo imyenda. Bamwe ari ibice babaga babaciye imitwe, abandi babajombye ibiti mu nda bibahuza ari benshi. Hazaga amoko menshi y'abantu, abana, abagore, ariko umubare mwinshi wabaga ari abagabo. Imibiri yabaga yarabaye umweru, itumbye kandi myinshi yaraciwe amaboko. Nk'uko bigaragazwa n'iri buye, Kasensero hashyinguwe abantu bagera ku 2827, ariko abo ngabo
ni umubare wanditswe n'abazungu bamaze kubara imirambo ya nyuma. Abarobyi bakaba bavuga ko mbere y'uko iri buye rihajya bari bamaze kuroba imirambo igera ku 6,000. Umuntu akaba yavuga ko Kasensero hashyinguye hafi 9,000. Nakomeje gutambagira ibice bimwe bitandukanye bikikije inkombe z'ikiyaga cya Victoria. Mvuye Kasensero nanyarukiye ahitwa Marembo. Usibye kuzengurutsa amaso ukareba impande yawe izo mva zimeze nk'imigina zishyinguyemo abanyarwanda, uhabona ibuye usanga ryanditseho amwe mu magambo avuga amakimbirane hagati y'abanyarwanda. Bigaragara ko abarobyi b'Abagande mu gihe bashyinguraga iyo mirambo batari bazi ibibera mu by'ukuri mu Rwanda. Gusa kuri iryo buye handitseho ko hashyinguye abantu bagera ku 669. Bakaba barahashyinguwe mu kwezi kwa munani 1994. Bigaragara ko bari bamaze amezi 4 bagenda mu mazi. Mvuye Marembo nanyarukiye Dimo. Naganiriye na Bwana Abdul Malik Juko, umwe mu barobyi barobye iyo mirambo. Ikibabaje cyane mu byo twabonye ni umurambo w'umugore bajombye igiti mu nda, imbere hatunzeho abana 5, cyangwa se ukabona umurambo w'umugabo bateye imisumari ine mu mutwe ya santimetero 15. Hariho umugore twasanze ku ibuye ryo hirya hariya yari atwite inda y'impanga, kuko umuhengeri wamukubitaga ku mabuye imitwe y'abana yari yarasohotse. Byateye abantu bose agahinda, umwaro wose baregerana nuko bararira cyane. Mu magambo make nibyo nababwira. Nk'uko bigaragazwa n'iryo buye, Dimo niko gace ka kabiri karohowemo imirambo myinshi mu Bugande. Ubu aho ngaho hari izo mva zishyinguyemo 2,149. Izo nzirakarengane magingaya aho zishyinguwe ntago hitaweho. Imva ziracukurwa n'abarozi b'Abagande bakajyana amagufa muri ubwo buvumo burimo ibikorwa by'uburozi. Aho hantu bigaragara ko abarozi bahidagadurira, twasanze hashashe inshinge, harimo ibicuma n'ibindi bikorwa byose birebana n'uburozi n'abarozi. Mvuye Dimo nanyarukiye na Mirembe. Ibibazo by'abarozi nasanze Dimo naho ngaho na Mirembe biragaragara, ahubwo byo nakumiro. Imva zishyinguyemo abanyarwanda zabaye ibikoresho by'abarozi ba gihanga b'Abagande, kuko nk'uko mubibona izo mva z'imigina abarozi barazicukura nijoro bakajya gukoresha ayo magufa y'abacu mu bikorwa byo kuroga. Uwo munsi bwo byarakumiro, kuko twasanze imva zaraye zicukuwe. Nk'uko mubibona kuri iri buye, umubare w'abashyinguye na Mirembe ungana n'abantu 618, ariko nkongeraho ko bambwiye ko iyo mibare ari imirambo yazaga icyuzuye umubiri wose, bakabara umuntu, ariko hari ngo niyazaga ari ibice by'umubiri ntibabashe kubibara. Mvuye na Mirembe nagiye ahitwa Rambu. Rambu naho winjira mu ishyamba. Abarobyi b'irambo babanje kurwana n'imirambo igihe kirekire bayiroba mu kiyaga cya Victoria, birabagora kuko nta bushobozi bari bafite. Ikindi Rambu hafite amateka atandukanye n'ahandi hose abarobyi barobaga imirambo mu kiyaga cya Victoria, kuko mu barobyi 20 bafatanyije uwo murimo wo kuroba iyo mirambo
19 barapfuye kubera icyo gikorwa. Bamaze igihe kirekire barwana n'imirambo, basheshe ibintu ku mubiri n'ubu ngubu bitazwi, bigenda bibahitana umwe umwe kugeza nyine 19 bose bapfuye. Nk'uko bagenzi be bose bapfuye kubera icyo gikorwa cyo kuroba, nawe ubwe ubona yarahungabanye. Ngewe bambita Sergio Rucyamuzi, ni Karanduza Rambo zone. Sasa hapo tulianza kazi, imirambo turagisanze rakiri kaba binabi, umurimo gukaba gw'amani na wenzi yetu bari ugonjwa wakakufa, wengine walianguka pia kwa maji wakakufa. Sasa hiyo kazi ilikuwa ngumu mno kabisa, na sasa tunataka kama government ya Rwanda lazima tukumbuke kazi yetu kwa ngumu sana. Kimirambo twasandira kubi bagibitiyemo biti bagisibye inkoba babisazewe mitwe byose amabere byose babashiye mu mizi. Abandi twasanze babasibye inkoba, abandi babasizemo ibiti, abandi babakuyemo amaso, imitwe ntawe giriko. Umwezi wa mbere bababonye mu mwezi gwa kanga gwa mukaga. Abarobyi b'irambo babashije kuroba imirambo 1718 ari nayo ishyinguwe aho ngaho muri iyo site. Hagati y'izo mva 9 zikoze uruziga niho babashije gushyingura ibice bitandukanye by'imibiri batashoboraga kubara ngo babyitirire umurambo w'umuntu. Ikaba ari nayo mpamvu bo bemeza ko umubare 1718 ushobora kuba wararenze bikagira hafi 2000. Maze kuzenguruka uturere twose dukikije ikiyaga cya Victoria, nari nsigaje site imwe. Iyo site iraho bita Goro. Ugeze Goro usanga iyo site itandukanye n'izindi cyane. Imirambo 955 ishyinguye Goro yahageze hagati y'ukwezi kwa 5 n'ukwezi kwa 11, kuko umurambo wa nyuma wahageze tariki 3 z'ukwezi kwa 11 ari nabwo barangije gushyingura. Site ya Goro yakozwe na Bwana Muhammad Tobani, umuhinde ufite ubwenegihugu bw'Ubugande kandi ashyingura imirambo mu isambu ye. Ikindi cyerekana umutima w'urukundo n'ubutwari, navuga ko nyuma yo kurohora imirambo igera kuri 400 byatangiye kunanira abo barobyi. Nibwo Muzehe Tobani ashyizeho uburyo bwo kuriha amashiringi 3,000 buri murobyi uzajya amuzanira umurambo kugira ngo abashe kuwushyingura. Ibyo byateye ingufu abarobyi b'Abagande basubira mu kazi ko kuroba katari koroshye, kugeza aho Muzehe Tobani abashije gushyingura abantu 955. Ntawe bitashimisha mu Imana yahaye uruvugiro, turukoresheje mu gukora ibyiza, cyane cyane mu kurengera ikiremwa muntu. Uko nekereza igihe jenoside yabaga mu Rwanda, bamwe mu bihangange by'abanyapolitike ku isi yose bakomeje kuvuga amadisikuru mu bintu bitandukanye kandi bishongora, ariko Muzehe Tobani ibyo yakoze muri icyo gihe kandi n'ubu ngubu ntawe yagishije inama, nta n'igihembo kandi yarategereje. Human point of view, it was our obligation to our fellow human beings. Byari inshingano zacu ku bavandimwe bacu nk'ikiremwa muntu kureba uburyo ki twabafasha mu nzira zose twashoboraga. Nkaba ntekereza ko aribyo twakoze mu kubaha aho bashyingurwa, tukabaha umwanya aho bashobora kuruhukira iteka ryose. Ejo nabajijwe icyo kibazo kirebana n'umutungo wanjye natanze mu gushyingura abo bantu, ariko nongere mbisubiremo, ntabwo wagereranya ubumuntu n'ibintu. Naba mfobeje ubwo bumuntu ndamutse mvuze $1, amadolari 10 cyangwa se amadolari 100. Nta kiguzi cy'ubumuntu cyakagombye kubaho. Mu bwicanyi bwakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, hari uturere tumwe na tumwe tuvugwamwo abagore batinyutse kwiyicira abana, bakicira abagabo, bakica Abatutsi muri rusange. Ariko iyo ugeze Goro bakubwira ubutwari bw'umubyeyi Sophia Nabwami, wari umuyobozi w'abarobyi barobaga imirambo aho ngaho Goro. Nk'uko nawe yirobeye imwe mu mirambo,
hari ibyo adashobora kwibagirwa magingo aya ngaya bimutera agahinda. Wari murimo gw'amanyi nnyo era nga gwantiisa. Wari umurimo ukomeye cyane kandi uteye ubwoba, kuko bano bavandimwe bacu bamwe babicaga nabi cyane. Bamwe baterwaga ibyuma, abandi bakaza babajombaguye ferabeto mu mpande zose. Ni koko byari biteye ubwoba. Nta kindi tugomba gukora usibye kubasengera, kuko bapfuye urupfu rubi cyane, biteye agahinda. Bafa mu mfa embi ennyo. Muzehe Toba niwe ntago byari bimworoheye gusinzira, kuko yibazaga niba hari abarokotse mu Rwanda nyuma y'uko we na bagenzi be bashyinguye imirambo igera kuri 955. Ni muri urwo rwego mu kwezi kwa kane umwaka w'2007 yasuye akarere ka Runda mu Rwanda, ahakikije uruzi rwa Nyabarongo, abonana n'abarokotse urwo ruzi. Yazengurutse u Rwanda, asura urwibutso rwa Kigali, anasura urwibutso rwa Murambi rushyinguyemo imiryango irenga 5,000 y'abatutsi yishwe muri jenoside 1994. Amaze gusobanukirwa n'inkomoko y'imirambo 955 n'indi mirambo yose ishyinguye mu gihugu cy'Ubugande, ibikorwa by'ubutwari yakoze aho ngaho Igoro, mu guca bugufi kwe bimuranga buri gihe, yumvise ntacyo yakoze nta n'icyo arakora. When I was interviewed on the radio, mu gihe nabazwaga ibibazo kuri radiyo, n'ibyo nabonye twakoze hariya nta kintu na kimwe twakoze. Ntekereza ko twakwiye kuba twarakoze ibirenze ibyo twakoze. Nyuma yo kugera ahangaha ubu ngubu no kubona mu by'ukuri ibyabereye inaha, naho iyo mirambo yose yaturutse, mu gukora neza izo nzibutso kugira ngo zibe urwibukiro, ntekereza ko tugiye gukoresha ingufu zacu zose ku giti cyacu kandi nta nkunga n'imwe dusabye. Tugiye gukora site ya Rambu, niturangiza Rambu tujye Kasensero ho ni hanini. Ibyo byose tuzabikora vuba kandi neza uko dushoboye mu gihe kitarenze umwaka cyangwa se umwaka n'igice. Mu gihugu cy'Ubugande ku mpande zitandukanye zikikije ikiyaga cya Victoria hari site 7. Site ya mbere ya Rambu ishyinguyemo imirambo 1718. Site ya Goro ishyinguyemo imirambo 955. Site ya Dimo ishyinguyemo imirambo 2149. Site ya Namirembe ishyinguyemo imirambo 1618. Site ya Marembo ishyinguyemo imirambo 1669. Ikirwa cya Karangara gishyinguyemo imirambo 68. Site ya Kasensero ishyinguyemo imirambo 2827. Ariko mbere y'uko abarobyi b'Abagande batangira kubara imirambo, bari bashyinguye imirambo irenga 6,000. Yose hamwe mu gihugu cy'Ubugande hakaba hashyinguye imirambo irenga 17,000 n'imirambo 4. Mu Rwanda abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, uwireze akemera icyaha agasaba imbabazi, agabanyirizwa ibihano cyangwa se akarekurwa nyuma yo kuburana no gutanga ubuhamya ku byo azi cyangwa se yagizemo uruhare. Gusa abarekurwa siko bose baba baratanze ubuhamya nyakuri. Hari ababeshya urukiko kugira ngo babone uko bagabanyirizwa ibihano cyangwa se barekurwa. Hari n'ababa bazi ko nta muntu uzabashinja bakavuga ibyo bishakiye, ariko yabona umushinja bagasanga yarabeshya urukiko akongera agafungwa. Bose ariko siko babeshya. Hari abavugisha ukuri bigafasha abarokotse jenoside mu kumenya aho babo baguye no kumenya aho imirambo yabo bayitabye kugira ngo babashe gushyingurwa mu cyubahiro. Tariki 19 ukwezi kwa 11 umwaka w'2006, umwe mu bari bararekuwe mu mwaka w'2003
witwa Habinshuti Innocent yamaze kumenya ko bongeye kumushyira kuri lisite y'abagomba kongera kwitaba ubutabera, ahitamo gufata icyemezo cyo kwica perezida w'urukiko rwa Gacaca aho ngaho i Rukumberi. Mu gihe yateguraga umugambi wo kumwica ntiyabashije kubigeraho. Abonye bimushobeye nibwo tariki 19 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2006 yishe umwana w'uwo perezida w'urukiko rwa Gacaca witwa Murasira Dano Frederic. Murasira Dano Frederic yari yaragiye gusura se wabo. Ise wa Murasira bamwishe muri jenoside, ariko abana be bakomezaga gusura ba se wabo aho ngaho i Rukumberi no kureba amatongo yo kwa sekuru. Mu Rwanda mu biruhuko by'amashuri haba ibarura ry'abanyeshuri barokotse jenoside kugira ngo bazabashe kurihirwa na leta. Muri icyo gitondo nibwo Murasira yafashe icyemezo na mugenzi we Fils Aimé ko mbere yo kujya kwibaruza babanza kujya gutera insina mu matongo. Ubwo bafashe amagare, umwe kurye undi kurindi, bashyiraho abana b'insina bo kujya gutera mu matongo. Bava aho ngaho mu midugudu berekeza ku matongo. Bagendaga basiganwa ku magare. Nyuma yo kugenda ibirometero 7, Murasira wari usanzwe afite ingufu yasize mugenzi we Fils Aimé, nuko amujya imbere. Yageze imbere hafi y'amatongo yo kwa sekuru nibwo umugabo Habinshuti Innocent yamubonye azamuka muri ako gasantere k'ubucuruzi, nuko ajya mu nzu asohokana umuhoro amutemera aho ngaho imbere y'umuryango. Fils Aimé we wari inyuma aho ngaho ahita ava ku igare areba uko Innocent Habinshuti atema Murasira. Nyuma mu kugira ubwoba bwinshi cyane afata icyemezo cyo gusubira inyuma, nuko ajya gutabaza. Yaraje asanga yamwiteguye yicaye hariya n'agatebe ke kahamaze iminsi, afite n'umuhoro ariko yamuhishe ahantu utagaragara. Dusanga yamwiteguye ariko amubonye agira ngo aje ari wenyine. Njyewe ubwo ngubwo naramubonye atangira ahaguruka amusatira, numva ko wenda ari ibintu bisanzwe agiye gutongana, ntabwo numvaga ko ashobora kumukora ibintu nka biriya. Ubwo rero ngiye kwambona arahagurutse, urabona nari ndi kuremo gato, ntabwo numvaga ibyo amubwira byose, ariko nubwo bavuganye cyane. We yaraje, Murasira we abifata nk'ibintu bisanzwe, ntabwo yigeze yikompika ngo ashake kujya mu bintu bya kure. We yarahagaze, ahagaze igare ahita rikubita risunika riragwa hasi gutya. Murasira we yahise avaho gutya, yabonye umugabo aje yihuta ahita avaho, arahagara ahita risunika hasi. Ubwo Habinshuti Innocent yakomeje gutema Murasira. Murasira mu kwirukanka yirukankiye mu gikari cy'inzu y'umugabo w'umuvuzi wa gakondo witwa Habyara, ariko Habinshuti Innocent amutemagura ibirenge n'umuhoro agenda nyine amwirukankana. Murasira yavugije induru ariko nta wamutabaye. Ageze no ku rugi rw'uwo mugabo Habyara, uwo muvuzi wa gakondo, Habyara ahita afunga inzu. Iyo nzu yarimwo abantu bagera kuri 6. Hari harimo abaje kwivuza, arimo Habyara n'abo babana. Muri uko gutabaza icyababaje nuko hari ku cyumweru saa 2 za mu gitondo ako gasantere kakaba gatuyemo abantu benshi.